Nshuti bakunzi ba Pifa TV Official, twongeye kubasuhuza nanone aho muherereye hose ku isi, tubibutsa gukora subscribe mukanda kunzogera kugira ngo ibiganiro tubateguriye bijye bihite bibageraho. Ni kanseri, ni indwara ikomeye cyane kandi izahaza abantu, iterwa no kwiyongera kudasanzwe k'uturemangingo twa kanseri tuba mu mubiri. Nubwo ushobora kudahita umenya ko uyirwaye, ariko hari ibimenyetso bishobora kukuburira ko waba ugiye kurwara kanseri. Nkuko tubikesha ubushakashatsi bwakozwe n'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima OMS, kanseri ni imwe mu ndwara zihitana abantu benshi ku isi. Habaruwe miliyoni 8 z'abantu ku isi bapfuye bazize kanseri zitandukanye. Kanseri ifata ibice bitandukanye by'umubiri, harimo prostate, ibihaha, igifu, uruhu, amara, inkondo y'umura, amagufwa n'ibindi. Reka turebere hamwe ibimenyetso 7 bya kanseri bishobora kukuburira. Icya mbere ni ukugira ububabare bukabije ahantu runaka mu mubiri. Ubusanzwe umubiri ufata uturemangingo twa kanseri nk'udukoko twangiza umubiri. Niyo mpamvu iyo utwo turemangingo twa kanseri twiyongereye, urwungano rushinzwe kurinda umubiri rurakanguka, rukohereza abasirikare kuri icyo gice, ndetse n'amaraso akahagera ari menshi. Ibyo rero bigatera hantu ububabare ndetse n'ibara rigahinduka. Muri make twabigereranya nk'aho haba hari kubera imirwano. Igice rero ubonye impinduka zidasanzwe, ni byiza kugana muganga. Ikimenyetso cya kabiri ni ukurwara ibisebe ntibikire. Nubona ukomeretse, byaba byoroheje cyangwa bikomeye, ariko ukabona igisebe kimaze igihe kinini nta gukira, kandi waranyoye imiti myinshi ishoboka, ugomba kugira amakenga kuko bishobora kukuzanamo na kanseri. Ni ngombwa kandi kugira isuku iyo wakomeretse kugira ngo za mikorobe zitinjira mu mubiri zikakwangiza bikomeye. Gatatu ni ukubura ubushake bwo kurya. Ni impamvu nyinshi harimo na kanseri. Iyo kanseri itangiye kukugera amajanja, utangira kumva ibyo kurya utabishaka, ubushake bukagabanyuka. Ibyo biterwa n'uko kanseri ihindura imikorere y'umubiri. Ikimenyetso cya 4 ni ukugira ibibazo mu kwihagarika. Kugira ibibazo mu kwihagarika bishobora guterwa na kanseri y'uruhago cyangwa se ya prostate. Mu bishobora kuranga izi kanseri twavugamo kubabara igihe wihagarika, guhindura ibara kw'inkari, kwihagarika inkari zivanze n'amaraso, kujya kwihagarika inshuro nyinshi cyane n'ibindi. Ikimenyetso cya 5 ni ukuva amaraso mu buryo budasanzwe, nko ku bagore se cyangwa abakobwa. Kuva amaraso mu myanya ndangagitsina kandi batari mu mihango, ntibagomba kubifata nk'ibyoroshye, kuko icyo ari kimwe mu kimenyetso cya kanseri cy'inkondo y'umura. Kuva amaraso nanone ku mabere nabyo bishobora kuba ikimenyetso cya kanseri y'amabere. Ikimenyetso cya 6 ni inkorora idakira. Akenshi inkorora ikunze gukurikirana no kurwara ibicurane, ariko iyo ubona inkorora ikomeye cyane kandi ukabona imaze igihe kinini, ugira amakenga kuko ishobora kuba ikimenyetso cya kanseri y'ibihaha cyangwa se y'umuhogo, harimo n'igituntu. Nubona inkorora yizanye ndetse ukabona imaze igihe kinini, gana muganga kugira ngo harebwe impamvu yayo. Ikimenyetso cya 7 ni uguhinduka kw'ijwi. Ushobora kurwara inkorora ugasarara ndetse n'ijwi rigahinduka, ariko hari igihe ijwi rihinduka kandi nta mpamvu, ndetse ukabona bimaze igihe kinini nta gukira. Uzagira amakenga kuko iki gishobora kuba ikimenyetso cya kanseri y'agace ko mu muhogo bita larynx. Ibimenyetso bya kanseri ni byinshi kandi bitandukanye bitewe n'igice kanseri yibasiye. Ni ngombwa rero kugira amakenga iyo ubonye impinduka idasanzwe ku mubiri wawe, ndetse ukihutira kugana muganga kuko niwe wenyine wamenya impamvu. Niba ukunze iki kiganiro, bitubwiye muri comment, ukore like, share na subscribe. Ibyiza biri imbere.